ingagi uzanye umushitsi ntayibone yishuye urabizi ko gusura ingagi ari 1500 cy'amadolari isaha ubu niho bigeze banza urebe itagushirana niba yanahiye yarure Sosho mura twahuriye mu bukwe yagiye kuririmba yaririmbye mu bukwe nanjye naririmbyeyo so tuhurira urumva twari duhuriye tutabipanze urumva bari bamutumiye nk'umuhanzi nanjye bantumiye nk'umuhanzi turaganira nk'abantu nk'abagabo se waye dukomeza kubaho gutya urumva kandi n'ubundi nejo bundi tuzongera duhure mu kindi gitaramo duhure mu bindi bikorwa dufata icyemezo cyuko ibintu tugomba kubireka yo mbaye ikaze abantu mwese aho muherereye mukurikiye chaîne yanyu y'abanyarwanda ukuri kutavuzwe ariko kandi tugiye kuba tuganira ahangaha n'umuhanzi wanyu n'umuhanzi yitwa Kevin Montana muramuzi cyane rwose abantu bakurikira ibihangano by'inkundo ibihangano by'amapiano Swagger ariko kandi akaba ari umwe mu bajene bafite indirimbo zigenda zitandukanye cyane harimo nk'indirimbo y'ibijyanye no kwita izina abana b'ingagi nibavuga abana b'ingagi simbi isaraza kwa bitubwiye nta ibyo byabindeba ikizima nuko byitwa ingagi muri make cyane ariko kandi yewe nkaba nanjye munzi nka Peacemaker Pandit cyangwa se DJ Pandit reka turebe umujene wacu harimo aragenda yotsa inkoko hariya cyane rwose ameze neza cyane ubundi twiganirira ku miziki ariko tunareba turimo tw'amaboko uziko ushobora kuririmba ugakora akarimo k'amaboko niba utabizi reka tubikwereke Kevin Montana what's up how are you doing full how do you do my man agakoko hafi ntabwo kagushirira na se wapi amakuru namahoro meze neza cyane wese bimeze bite surprise man nice to meet you muvuye ninde wabafunguriye gate oya yewe urumva ukuntu meze giye ahantu hose mba mpagera kuri content tugenda twereka abanyarwanda uko ibintu bimeze ariko rero urabanza winjiremo mbere uko tujya mu byo kotsa no turimo tw'amaboko twabanza ugira ikintu utumarira ku kantu kitwa acapella ubundi tuhite tugenda neza cyane karimbo gaheruka yaba ari yo kwita tuzarimba hariya i Musanze ejo bundi urakora ushaka murakoze cyane first of all welcome home karibu mu rugo ndabashimira kuba mwageze hano so this is Kevin Montana the best singer of amapiano in Rwanda amapiano hitmaker so amapiano kabisa hano mu gihugu turi kugenda turwana nayo so warumbye ngo mbahe acapella ukeneye acapella I'm ready sure yeah baby ni mulembo we ni mulembo fanya vitendo wacha malingo maliza iyo ni amapiano this is amapiano iri muri ndirimbo nakoranye na Social Mura ndayizi urayizi turi hano twabiganiriyeho mugifitanye rwasera ngo zaranakemutse turaza kwicara tubiganireho uburyo natumye abantu ibintu byo bikosoka nabyo mba nishimira cyane so you still need a cappella brother why not kila kitu nifanya ni ajili yako ninataka unipendi nami pia nikupende mchizi wangu milele na milele na ninachofanya maisha ni wewe tu kama soa unataka kuimba kama soa unamaanisha nini wacha malingo mengi kwa hii dunia mimi Kevin sina shida na watu naenda kivyangu naishi kivyangu kama soa unataka kumaanisha ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee tuendelee twirira kanyama kotsa atu nigushana tayari ubwo baragukata ese yego hayubona uko kwezi inkoko mbonire cameraman ubwo yegereye hena rero ko wanashiririje kugira ngo taye tukurege ku mukire oya bazane n'agafari babyire bazane n'agafi ndabona hano ibintu byakomeye aka karimo se kamoko ko wakinjemo gute bamaye akazi ejo bundi ko kotsa yego imirimo muri iyi minsi yabaye danje umuziki ntabwo uri kugabura se umuziki urimo uragabura ariko nyuma y'umuziki habaho side hustle so ubu ngubu turimo turakora kano karimo ko kotsa inkoko yego ariko kugira ngo nitumara kuyotsa yego tugashira mu gifu tuhite tukarya none we banza wotse ubundi bagiye kuzana iki kindi ubundi iyi nkoko niyo nabateguriye nk'abashitsi ubwo buyaro
ubundi ngiye nkunda kurya agafi. Ese bica mu zihe nzira kugira ngo umuntu yotse inkoko? Ngiye nta n'ibyo nzi pe. Aho ngaho inkoko urayifata ukayimarina, wamara kuyimarina. Kumarina ni ukuvuga iki? Kumarina nkatwe tuvuka za Gicumbi hariya. Urabona inkoko urayifata mu kinyarwanda, wenda ntabwo nzi ikinyarwanda cyane. Noneho uzajya ubivuga mu ndimi z'amahanga ngiye nsemo kuko ngewe iwacu tuvuga ikinyarwanda cyane. Urayifata ukayishyiraho ibirungo byabugenewe, rwose ngiye kuvuga ibirungo byinshi. Ibyo waba ufite ibyo ari byo byose, wanyumara gushyiraho ibirungo byabugenewe, nta kindi. Gushirira na buriya niba yahewa yawe ntabwo yashirira. Ugacana imbabura, wamara gucana imbabura and then inkoko ukayishyira ku muriro ukayotsa, cyane ko uba ugomba kokereza abashitsi bawe, ukokereza umuryango wawe, ukokereza umugore wawe, girlfriend wawe. Nimba mbyumva neza, ibirungo bishyiraho inkoko itarajya kumbabura. Yego, bishyiraho itarajya kumbabura, ari mbisi ariko na nyuma hari ibyo ushyiraho yamaze kujya kumbabura. Yego, ariko iyo ushaka imeze neza atariho bya bintu, urabona turi kurwanya inda nk'iz'abantu badatekereza. Yava hehe? Nk'iya ufatanye n'umugongo cyangwa iyanjye. Iyo ushiye nuko kuza byatunanira dushatse inda ntizaza. Oya, ntabwo tukizikeneye, ntacyo zimaze. Nabonye bazibagisha. No, ntabwo twe dukeneye kubagisha. Dukeneye gukora siporo kugira ngo inda zirukanke. Inkoko iradushirana. Banza urebe itagushirana. Niba yanahiye uyarure. Oya, ntabwo ndashaka kwisha yitonze. Hano hasi bitandukanye no hejuru kwivana hano yishyira hariya. Hano ni ku muriro mwinshi, aha ni mwinshi, hejuru ni gake, ni umwuka. So rero hejuru ndashaka hisha yitonze kugira ngo tubanze tuganire. Noneho icyo ukora ni iki? Ufunga ifuru kugira ngo noneho umwuka ugende ishe yitonze, ishe yavuyemo amazi. Ese ibi bintu warabyize cyane tutorial cyane imagination? Actually mu bintu nize by'ubukerarugendo harimo n'isomo ryo guteka. Tuganire tubareba, turebane nabo. Harimo isomo ryo guteka. Bahagarare hano. Yego. Guteka warabyize? Narabyize. Ntabwo ndi umushefu ariko uri umuntu wize guteka ubizi. Ndagerageza. Ndagerageza guteka. Abantu bafite imyuga myinshi. Ndagerageza guteka. Urumva urabona mwansuye ntabwo mwataha ngo mwicwe n'inzara. Ntabwo waba ufite umwana mu rugo ngo utegereze ngo baze bagutekere cyangwa utumize ibiryo kandi wakaba byikorera. So mu bihugu byateye imbere, si mu bihugu byateye imbere, n'ahantu hose umuntu amaze nka hanze ntabwo wabona amafaranga yo guhemba umukozi. Ese ni ukubera iki? Kandi uba uyafite kuki utamuhemba? Si amasaha se aje agateka amasaha 2 amadolari 18 na amadolari 36. Urumva ufasha buri masaha 2 buri munsi. Ukwezi n'amasaha angahe? 60. Ubwo dukujya amadolari 18 ni menshi. Amafaranga menshi. So biteze yemeze neza cyane. Ndaho bishatse kuvuga ngo ubu ushobora nko gukora ibyo ushaka byose wamenye kubiteka? Ndateka cyane ko mu kazi nkora akazi kajyanye n'ubukerarugendo, guiding tour guide, nkakora na business zijyanye n'amacumbi n'amaresitora. Birahura. So rero ibintu bijyanye no guteka, gutegura ibiryo, gutegura amacumbi, niyo kariya ndimo. So rero nta birenze umuntu byose, ibintu byose umuntu aragerageza akabijyamo. Yamen. Umuntu usashobora ko ari icyamara akamenya kwitekera ntakeneye by'abakozi hano mu Rwanda. Simbizi abandi uko babigenza, ngewe ntago mvuga ngo ndi icyamamare, ndacyafite urugendo kandi niyo nzaba cyo. Burya ibintu witekeye sometime uri mu rugo biba byiza, wumva nawe wishimye. So rero kuba icyamamare na lifestyle ya home ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo najya gutekera kuri street, ariko nanone mu rugo wabyikorera, ugomba kubyikorera. Ni byiza uri mu rugo, rega ntitukiyemere, ugomba koza isafuriya, urumva ugakoropa sometime, uganasasa icyumba cyawe, isuku mu rugo, isuku ku mubiri, isuku mu modoka ugendamo, isuku everywhere. Ubwo turaza gukomeza tunacara tuganire. Sinzi niba wanzukara ko byarangiye, ubundi tukareba aho twicara tukaganira turi no kwirira inkoko yacu.
reka rero dukomeze tuganire na Kevin Montana tugende tureba ku rugendo rwe rw'umuziki indirimbo nshyashya. Ese Kevin duheruka kuganira hari indirimbo wari ufite zateje ibibazo hagati yawe na Soshomura, Ish Kevin n'abandi bahanzi batandukanye byaje gukemuka? Long time by the way. Ni last year? I think this year, but maybe last year. Urakoze byaje gukemuka. Uko byakemutse burya kuri iyi si yo kugira ngo ugire abanzi benshi wagira inshuti nyinshi. Yego. So twaricaye nk'abantu b'abagabo tureba hari ikibazo. Urumva indirimbo yanjye imwe nakoresheje imbaraga zishoboka iragaruka, iriya twakoranye na Kevin. Indirimbo imaze kugaruka isubira kuri channel yanjye, Soshomura still indirimbo nayo yaragarutse iri kuri channel yanjye. So turicara na Soshomura turavugana. Habaho abagabo burya aho bari ntago habura amahoro. Turabikemura na Ish Kevin turabikemura. So ubuzima bwarongeye burakomeza neza nta kibazo. Twongeye tuba inshuti nk'uko byari bisanzwe. Life igomba kumuvinga on. Kuri case ya Soshomura ninde wateye intambwe ya approach ubundi cyayegera undi kubera ko mwese mwari mwararakaye ku mpande zose twaraganiriye yaba wowe yaba Soshomura, ninde wa approach nze yaje hano muravugana wagiye kumureba wafashe yambere nk'umuntu mukuru uravuga ati reka umujene norohemo tuganire byagenze biti? So Soshomura twahuriye mu bukwe. Yagiye kuririmba yaririmbye mu bukwe nanjye naririmbyeyo. So tuhurirayo urumva twari duhuriye tutabipanze. Urumva bari bamutumiye nk'umuhanzi nanjye bantumiye nk'umuhanzi. Then duhurirayo turasangira. Urumva araririmba ni hashize ukwezi kumwe n'igice. Ubwo ni muri May. Ni muri May. Nyuma y'ibyo twari twagiye gukora akazi twari twasabwe gukora yagasoje nanjye akazi nagasoje. Turaganira nk'abantu nk'abagabo se why dukomeza kubaho gutya urumva kandi n'ubundi nejo bundi tuzongera duhure mu kindi gitaramo duhure mu bindi bikorwa. Dufata icyemezo cy'uko ibintu tugomba kubireka. Ansaba imbabazi ku byabaye nanjye namubwira nti nta kibazo. Even na Ish Kevin gutyo turavuga ati ibintu tubyihorere we ntiturahura ariko twavuganye kuri telefone. Ubuzima burakomeje nuko nguko byaje kurangira. Ubwo abantu batakurikiye ikiganiro nabibutsa ko wari wakoranye indirimbo na Soshomura hanyuma haza kutagira ibyo mwumvikanaho, hagize ibyo mutumvikana, indirimbo iva kuri chaîne ya YouTube mukoresha ibishoboka byose iragaruka ariko biba binini cyane. Ngiye nifuza ko nyine mwabikemura mukomeza ubucuti bwanyu kumwe mutonye muri inshuti muri abavandimwe. Ubu muri abavandimwe cyangwa mwariyunze bya Kinyarwanda ubucuti bwarakomeje? No bwarakomeje. Aheruka hase Soshomura yarari hano byare yagiye mu kanya mu gitondo. Muraho cyabona? Turabonana tuba turi kumwe aransura nanjye nkaba namusura. Ish Kevin nawe dufitanye gahunda yo gusangira. Ubuzima bwarakomeje dufite n'izindi projet na Soshomura tuzakorana. Still na Ish Kevin tuzazikorana again cyangwa niyo tutazikorana ariko icyambere nuko bifuri yararangiye. Jewe ni nabyo nifuza ko mwakomeza amahoro ariko urabona imperukana nawe uri gukora album. How is it so far? Yaje kurangira. Album yararangiye. Wabuze umwanya. Noxbeat yarayigurishije. No. Yarayimize. So no, album irahari. Yararangiye. Ariko narebye gusohora album. Album actually nubwo mfite ebyiri. Album ebyiri. Mfite album ebyiri zifunze kabisa zuzuye. Zikoze Zirangiye kwanza hari n'indirimbo imwe yagomba gufungura album. Hari indirimbo nasoheje ubundi bita Ndi Hano. Duhe hose. Ndi Hano ni indirimbo imaze ukwezi abantu bari kwibona iri kuri YouTube channel yanjye wanditsemo Kevin Montana. Wabona indirimbo bita Ndi Hano indirimbo ya Zouk ya kompa cheza abantu bafatanye. So iyo ngiyo iri kuri
kuko abantu barambwiraga se gute ukora hip hop amapiano afrobeat so nashatse rero kugira ngo nko mu bukwe ntabwo wajya kuririmba mu bukwe ngo ukore amapiano gusa cyangwa hip hop so kuri album ya mbere hariho indirimbo zigenda muri iyo style z'amazuke album ya kabiri nayo iriho afrobeat zimwe abantu bamenyereye cyane zigezweho muri iki gihe hariho amapiano hakabaho of course ni na hip hop nakoranye na Ishkeven hakabaho na hip hop nakoranye na Bulldog ba Pifra ba Green P so n'abandi bahanzi bose twagiye dukora na collaboration so album irahari hari n'indi ariko impamvu idasohoka rero nicyo warumbajije ntago nasohora album ubu none nasanze naba mpumbye cyane igihombo urumva gukora audio imwe ukagera aho ukora indirimbo 12 n'eshatu zikarangira ukongera ugakora izindi 16 ukagera mu ndirimbo 30 ugahita uzifata zose ukazikubita hasi hari abazumva hari abatazumva ugasanga rero ku soko tuba dushiramo imibare ku soko ry'umuziki kuntu rihagaze cyane utari wafatisha nkatwe tukiri mu nzira yo kuza ngo mucuruza imiziki yo kuza ngo ducuruze umuziki kuri iri soko nyine ry'abahanzi mpuzamahanga ntabwo wapfa gufata indirimbo gutyo ngo uzisohore biragoye niyo mpamvu nasohoye album nk'uko nabikubwiye ni album uvuga yuko utayisohoye kubera yuko isoko rivunanye cyane risaba kwitonda risaba kandi ubushishozi ariko tujye ku ndirimbo iheruka watuhaho abantu bakumvaho nubwo bagenda banayisacinga bakagenda bayumva ariko waduha akapera already hari nigeze kuririmbaho akapera again hariya turi hariya yego nigeze kuririmbaho indirimbo actually mfite iri mu buhe bwoko bw'injyana njyana yanjye ubundi ni afro amapiano niyo njyana yanjye afro amapiano ariko bitavuze yuko mba ndebe ku isoko rihagaze ntago nkora ubu ngubu umuziki ngo ni njyana yanjye gusa kuko urabizi muri iki gihe iyo wize kuba umwarimu ntabwo ari byo ukora so injyana yanjye ni afro amapiano ariko urumva nk'ubu naririmbye zuki naririmbye hip hop ariko injyana yanjye style yanjye ni afro amapiano ni nayo ngomba gukomeza ibihe byose ariko bitavuze ko ngomba gukora n'izindi ndirimbo nshobora gukora zuke nakumva bayikunze nkakora nyinshi nkazo nakora hip hop nkumva abantu barambye ati ngiyi wapi kujya muri afrobeat nkasubira muri afrobeat kuko ariyo mba numva ngwamo neza niyumvamo yamen yego so Kevin Montana ufite indirimbo yo kuzaririmbira ku munsi wo kwita abana b'ingagi akazi karahari cyangwa indirimbo no kwiyamenya bisanzwe uzaririmbamo okay so urabona iyo turi hano imbere ya kamera hari ibyo tuvuga hari n'ibyo tutavugira so urugero ntago wajya kuhita umera nkaho utumiye abantu ngo uzajya kuririmba mu kwita izina kandi nanone n'itariki batarayishyiraho iyo kwita RDB ni kwa 9 nabonye ni mu kwezi kwa 9 ariko urabizi last year byarahindutse kubera ikibazo cy'umutekano mucyo wabaye no ntabwo ari ikibazo cy'umutekano cyari ikibazo cya disease Marburg niyo yatumye habaho gusubika kwita izina abana b'ingagi baba baravutse muri uwo mwaka so ubu nonaha rero ntabwo nakubwira ngo nakoze indirimbo kugira ngo nyiririmbe mu kwita izina ugamije iki se ugamije iki nakoze indirimbo kugira ngo ntange message kubera ko igihugu cyacu cy'u Rwanda gishingiye ku bukerarugendo yego nibwo tucuruza murabizi ko turi landlocked country igihugu kidakora ku nyanja rero
ubukerarugendo ni kimwe mu bintu byinjiza amadovize menshi mu gihugu. So rero naririmbye indirimbo kugira ngo nkomeze namamaze ubukerarugendo bw'iwacu mu Rwanda. Hanyuma nanone tugira ngo abana bari gukura generation cyangwa se n'abandi baturarwanda cyangwa n'umuntu wari we wese abashe kuba yabungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije, sibyo? So haraho muri iyo ndirimbo naririmbye mvuga ni birarindwe biracungwe bidahunga bigahungabana. Ibiki ibinyabuzima arizo ngagi. Zirarindwe ziracungwe zidahunga zigahungabana, harambe ibyiza by'u Rwanda, sibyo? Ibinyabuzima bitugaragiye twebwe n'abashitsi, birarindwe biracungwe bidahunga bigahungabana. So ni ukuvuga ngo rero ingagi nta handi hantu ziba ku isi usibye muri Virunga Massive. So iyo tuvuze Virunga Massive harimo u Rwanda, DRC na Uganda. Ku isi hose ahandi niho haba icyo bita mountain gorillas, ingagi zo mu misozi. Yego, ahandi haba habizimeze gutese. Abandi bagira ingagi abenshi bazigira mu mazubu borora. Urumva ingagi iba muri zoo bimeze nk'iba muri prison. Kandi zina mountain gorillas nago byoroshye cyane kuzijyana muri zoo mu bindi bihugu, kuko umwihariko wazo cyangwa aho zageneye kuba ni hariya zavukiye, niho zifite ibyo kurya bitazigoye, niho zibayeho neza, urabyumva? Zibayeho zisanzuye. So iyo rero impamvu navuze ngo zirarindwe ziracungwe zidahunga zigahungabana, nuko nizihunga ubukerarugendo buzahagarara, nizihungabana nanone natwe tuzahungabana, kuko tuzaba tubuza amafaranga twasikuraga. Tuvuge ndavugira nk'abantu dukora umwuga umwe w'ubukerarugendo. Ingagi uzanye umushyitsi ntayibone, yishuye, urabizi ko gusura ingagi ari 1500 cy'amadolari isaha. Ubu niho bigeze. Yego, ugashyiraho itike. Abantu ntibumve gutya ngo ingagi bumve ko ari ibintu byoroshye kuzisura. Ni ibintu bikostinga amafaranga atari make, biragoye. Yes, urimo tubwira uburyo ibintu bikostinga amafaranga bivuye hanze mahanga yose, ariko nanone umuntu yakibazishwa kuri ibi ndirimbo nk'iyo ari initiative cyangwa nishimye ry'uko umwe mu bantu bari muri iyo sector ya service yo gutwara abagenzi. So gutwara ba mukerarugendo. So ni indirimbo nakoze. Icyambere ni indirimbo y'ibihe byose byo kwita izina. Urabona nk'ubu hari indirimbo ya Tour du Rwanda. Ariko twebwe mu kwita izina ntabwo twe dufite indirimbo ivuga ku bikorwa byacu byo kwita izina. Kubera iki? Urumva ni yari ihari kandi musarura cash nyinshi muri biriya. Rero niyo mpamvu nafashe ya mbere kuko bikoramo mpanga iyo ndirimbo, akaba ariyo mpamvu nyine izakoreshwa mu kwita izina. Yego. So message nashaka gutanga zo kugira ngo twirinde ba rushimusi ni ukubera yuko inzicyo parike cyangwa se ubukerarugendo bumariye cyangwa bumariye n'umunyarwanda we ari we wese muri rusange. So rero indirimbo irimo message zivuga nkuko natangiye mbivuga. Tuzirinde guhungabana. Ubwo guhungabana ni ba rushimusi nyine bagomba kuza bakazica bakazihungabanya. Zidahunga kuko nizihungabana zizahunga. Nizimara guhunga rero nizirindwa umuntu azishimuta gute? Ntabwo zirindwa ziraho gusa. Ingagi ubona zisura buri munsi wa mugano ujyanye abantu. Urumva biroroshye kuzishimuta nayo nzajya gushimuta icyana kimwe.
niba ukunda niba usezeye ku isi uzagenda ujye niba ushaka gusezera ku isi uzagenda ujye gushimuta ingagi urumva nanone ntabwo twashishikariza abanyarwanda cyangwa se by'umwihariko abantu baturiye parike y'Ibirunga nanabashimira cyane ku mirimo cyangwa n'imbaraga bashyizemo kugira ngo barwanye ba rushimusi. Mbere ya byose leta yashyizemo imbaraga nyinshi cyane. Buriya umutekano nicyo kintu cya mbere nakubwira cyiza ku isi. So rero uyu mutekano leta yaduhaye ishyiramo imbaraga, ni naho byavuye buriya ayandi maparike biragoye, usanga abakerarugendo babashimuta bakabatwara, ariko ubona hano iwacu mu Rwanda umwaka ushira umukaza imyaka 20 irashize twita izina abantu basura ingagi, nta n'usitaye nta n'urwara rwagize ikibazo, umuntu akaza agataha avuga u Rwanda neza. Byose biva mu buyobozi bwiza bw'igihugu cyacu. Nshimira abayobozi bose muri rusange b'igihugu cyacu gukomeza kudufasha guteza imbere ubukerarugendo n'umutekano muri rusange. So indirimbo yo kwita izina rero tuyivuga tunanayivaho, ni indirimbo irimo abazayumva nyine, ntabwo ndi burangize message zose zibiri mu ndirimbo, ifite lyrics bazayumva. Ni indirimbo irasohoka kwa kane nibwo ndayishyira hanze, cyangwa kwa gatatu nimugoroba. Ni indirimbo izabiri kuri YouTube channel yanjye, YouTube channel yanjye yitwa Kevin Montana. Iyo wanditsemo Kevin Montana ibikorwa byanjye byose bitubibona, cyangwa se waza kuri Instagram page yanjye nawe wandikamo Kevin Montana, even TikTok ni Kevin Montana. So ni indirimbo rero izakoreshwa mu kwita izina. Tuzaba turi kumwe kuri stage. Kuri stage nibyo nagusobanuriye, ibyo tuzabimenya ku munsi nyirizina. Yego. Ariko cyangwa mbere bamanika abantu bazaperforminga, wowe turahorana n'ubundi turi kumwe. Ariko kuri stage nibyo nakubwiye, naba ngiye kwipanga akazi, kandi igihe ntikiragira wa mugani twe kuvumba yo twenge. Ibintu bizaba mu kwa 9, turacyari mu kwa 7. Icyo nashishikariza abafana banjye n'abanyarwanda muri rusange, iyi ndirimbo irimo message nziza, nababyira ngo bakomeze bamfane, bazayikunde, bayumve, bayikunde, bayigire yabo, kuko ari indirimbo umuntu wese uzi ko azaza kwita izina. I'm telling you, iyi ndirimbo igiye gusohoka ejo bundi. This is your song. This is your song. Ifite video nziza, ifite amagambo meza, ikozwe muri Afro Gako. Irumva ivanzemo yakozwe na producer Nox Beat. Ariwo n'ubundi usanzwe nkorera. So ni indirimbo rero ibyinitse, irabyinitse kandi ikozwe no mu muco wacu. Yani icyo nabashishikariza, so nanabamenyesha ngayo nguko ku ndirimbo yo kwita izina ingagi. Ubwo nijyande tuzayumva, tunayiganireho wa mugani wawe, tugende tunagana ku iherezo ry'ikiganiro twagiranaga. Tuzagaruka tungire tuganire niba icyo wabwira abantu bawe, umwanya n'ubundi ukaba dusezerera ku kapera. So icyo nababwira ambasezerera cyangwa se mbwira abafana banje muri rusange, nababwira ngo abanyandikira bakomeza followinga cyangwa gukurikirana ibikorwa byanjye. Salute. Nta mwana uvuka ngo ahita akura, turacyafite urugendo rurerure, ariko ndashima aho bigeze. Birimo biraza, ndi gupushinga, nkora business ariko nkakora na music. So business nkora nari nabikubye, uzansuri Musanze ku bantu abatembereye Musanze. By the way, ndabatumiye, mfite restaurant yitwa Montana Restaurant ikorera mu Musanze downtown mu mujyi, hagira n'amacumbi. Ibyo byose n'ibikorwa bya Kevin Montana. Aba nanone Musanze na hano Kigali Kicukiro. So mukomeze muduteze imbere, uzagera Musanze nyaboneka mujye muza tubacumbikire, dusangire, tubahere no ku biciro byiza. Amafaranga yarabuze.
So tuzanabasura dutembere restaurant ya Kevin Montaner hari Musanze wa Magani tunarebe ibikorwa bigenda tereza abanyarwanda bose wisheni yanyu yuko kutavuye twa Peacemaker Pandit ndabashimiye cyane muze mwamamaza kuri izo nimero mwahonga ariko ushaka kugura telefone nziza kandi nshyashya jya kwa Rujama Phones muri Free Zone mu mujyi ariko uhamagaye kuri iyo nimero urabona kuri aho ngaho kuri description cyase kuri chaîne yanyu wahita uhamagara ubundi phone nshyashya yo ku ruganda itarakozwemo n'ibindi bikoresho byose yifuza bya electronics ushaka kwambara